Twari tugeze kuri aka kantu ka kane. Not above 28 years at the time of application and not above 30 years of those with certified proof of protracted life condition, refugees, single mother, and child-headed family etc. Ni ukuvuga ngo imbere na mbere ko utagomba kurenza imyaka 28 kuri iki gihe iyi application yatangiye. Ni ukuvuga ngo umuntu udarengeje imyaka 28 wemerewe ku applyinga. Ikindi akaba atarengeje imyaka 30 muri ba bantu twamaze kubona yuko bafite ubundi buryo bw'ubuzima butandukanye, harimo ushobora kuba nk'uri nk'impunzi cyangwa se uri nk'umuntu wirera cyangwa se uri nk'umubyeyi n'izindi conditions zigiye zitandukanye. Uvuga ngo ku banyeshuri ntagomba kurengeje imyaka 28, naho ku bantu batakiri abanyeshuri muri iyi minsi ntagomba kurengeje imyaka 30. Kantu gakurikiyeho, meeting admission criteria to eligible program at the University of Rwanda. Uvuga ngo ni uko ugomba kuba wujuje ibisabwa na University y'u Rwanda. Uvuga ngo ni uko ugomba kuba watangije na University y'u Rwanda. Agakurikiyeho, must have generated UR reference number and has submitted an application for admission to UR in one of the earmarked program differ to the rest of eligible program in section 2 above. Nuvuga ngo ikindi ugomba kuba ufite noza reference number uvanye muri UR ndetse ukaba namaze gutanga application yawe muri UR muri zavuzwe hejuru, ndetse na conditions zose bagiye batanga UR yazitanze, ndetse na ni Mastercard Foundation yagiye itanga combination ifite. Ikindi must demonstrate commitment to leadership and proof of community engagement. Nuvuga ngo ahangaha nuko ugomba kuba ufite ubushake kunoza kuba waba ufitemo quality yo kuba wabasha leadership yo kuba wabasha kuyobora, ndetse ukaba ufitemo n'ikindi bigaragaza yuko muri community cyangwa se muri societe witabira nyine uri wa muntu uri active. Give back and or transform initiative, wa muntu ugira icyo ushaka kugira icyo atanga muri societe cyangwa se akaba yagira icyo akura. Refugee and those with disability are expected to provide legal proof for their status from UNHCR or NCPD respectively or any other duly recognized organization. Ni ukuvuga ngo ku bandi bantu bafite izindi conditions zitandukanye harimo nk'impunzi cyangwa se abafite ubumuga, bagomba gutanga icyangombwa cyemewe kivuye kigaragaza state yabo cyangwa se kigaragaza uburyo nyine gihamya ibyo bari byo, niba ari impunzi, niba ufite ubumuga, bivuye mu bigo bibishinzwe nk'ikigo gishinzwe impunzi cyangwa se abana abafite ubumuga cyangwa se n'ikindi kigo cyose gifite izo nshingano. Akandi gaparite ko gatanu, nature of scholarship. Noneho scholarship batanga nk'uko zanyuze mu byiciro, uburyo rero imeze scholarship. Noneho hano bari gutanga ko scholarship zigiye zitandukanye. This comprehensive scholarship that will be managed by University of Rwanda. Izi scholarship zatangwa kandi zinarebwe n'iyi University of Rwanda. The Mastercard Foundation Scholars Program at University at Rwanda offers opportunity for scholars to receive holistic training that empowers them and lead them to the academic success. Bivuga ngo izi Mastercard Foundation abanyeshuri ba Mastercard Foundation biga mu ishami rya University of Rwanda, ndetse bazahabwa n'andi mahirwe agiye atandukanye yo kuba bakakira amahugurwa azatuma bo ubwabo babasha kugira intsinzi mu masomo yabo, ndetse bakabasha kwihuza muri community, ndetse kuba babasha no kubona amahirwe y'akazi. Abyo bizatuma abanyeshuri baba abaturage b'isi yose kuko ko bisanga mu bandi. Noneho icyo iyi Mastercard Foundation Scholarship izatanga cyangwa se iyi scholarship, ibintu ibikubiye muri iyi scholarship: comprehensive financial support, full tuition fee. Bivuga ngo hano ikintu bazatanga nk'isanga icyo wari witeze ni amafaranga y'ishuri cyangwa se amafaranga yo kwiga akura muri kaminuza.
full paid on campus accommodation, ndetse yose azishyurwa ndetse banakwishyura aho kuba icumbi. A laptop, baguhe laptop, learning material, ibikoresho by'ishuri, annual return ticket allowance, ndetse n'amatike uzakoresha ku mwaka azajya bayagusubiza, ndetse n'ibindi byose uzakenera. And full year monthly spended, ni ukuvuga ngo ndetse n'udufaranga duke two kwifashisha bwa buri kwezi. Psycho social support service, ndetse bazatanga ikindi kintu bazatanga ni uko bazatanga n'izindi ntama zijyanye n'imitekerereze. Ikindi kintu batanga unique resources internship with industry and professional development. Iki kintu bazatanga internship cyangwa se stage yo ku rwego rwo hejuru, aho buri wese bitewe n'icyiciro urimo baguhe stage ijyanye n'ibyo wize ku bigo bifite ubushobozi kandi by'ibinyamwuga. Continued academic support through academic mentorship, bazakomeza kubafasha mu masomo yanyu, virtual learning and tutoring, bafashe mu kwiga waba ukoresha muri kumwe cyangwa se mutari kumwe, harimo za videos n'ibindi bitandukanye. Career development services including industrial mentorship, career guidance, profession. Bivuga ngo numva ibindi ntabwo ari ibintu byinshi, cy'ingenzi cya mbere ni iki kintu kiri hano rwose. Iya mbere niyo y'ingenzi. Comprehensive financial support, kwishyura amafaranga y'ishuri byuzuye, ndetse bakakwishyura icumbi, bakaguha laptop, ibikoresho by'ishuri, bakaguha amatike uzakoresha n'ibindi byose uzakoresha ukeneye ku mwaka, ndetse bakaza kuguha n'udufaranga two kwifashisha ku kwezi. Ibyo ni by'ingenzi. Rero reka tujye ku buryo wakapurayinga. Kwapurayinga rero ni ukuvuga ngo ni ukuzuza iyi form uza gusanga kuri HMCF Special Recruitment. Ubwo uraza uyikopiye, nyuma yo kuyikopiye ugende ipasitinge muri Google Chrome yawe. Tugendane, cyangwa se unayandike. Tujye muri Google Chrome noneho tuyandikemo. Step by step. Urabona ko ni iyi ngiyi yari HTTPS imeze gutya, MCF ugenda yandika nk'uko yari imeze. Niza ko amaze kuyandika, noneho uze kuba hano kuri application portal. Nyuma yo clicking hano kuri application portal, yaterwa na internet yawe uko igenda. Nyuma yo kujya hano kuri application portal, no kuri application portal wahita wisanga hano. Wahita wisanga hano. Urisanga hano code pata sign in n'ibindi byinshi. Hano banareba guideline.